Abahanzi bamenyereye gutwika mu birori byiza, ni byiza batwike biryoshye, ibitaramo birashyuha, ariko muri ibi bihe bagomba kwicisha bugufi bagahumuriza u Rwanda, bafite ijwi rigera kure, ntibakubone gusa mu bitaramo ari uko watwitse wabaye igitangaza ngo noneho bakubure muri ibi bihe. Ni ukuvuga ko mu gihugu n'iki gihugu cyose cyunamiye ababyo, wowe uri hehe ugomba kugaragara. Nuko nanone hariho abantu babaye babi, barimo babikindi, barimo n'abandi bagatwika iki gihugu, ko uwo muntu yakururika nejo bundi ukamubona yabaye bikindi. So ntabwo tukeneye babikindi, usibye ntaho baca, kuko iki gihugu turakirinze, ntiturangaye, turi maso, ariko bagomba kwikubita agashyi. Barizi, abo mbwira barizi, kandi bagomba barahari. Babura muri ibi bihe bakaboneka gusa mu bihe byo gutwika. Ibyo rero nabyo ni message numvaga nshaka kubabwira. Nyamuneka nibagaruke, ijwi ryabo rirakenewe, barakunzwe n'abantu, reba abantu bakunzwe na public n'urubyiruko runini. Bagomba rero kwikubita agashyi bakareba ukuntu nabo bagira ibishoboka byose, kuko ijwi ry'umuhanzi burya rigera kure cyane. Icyo ni ikintu numvaga noneho mahanini, noneho ukarwana nuko no kumvisha urubyiruko yuko bagomba kugendera ibintu byiza, bagomba kugendera kure ibintu bijyanye n'amacakubiri. Masamba, reka twongere tubasuhuze, tunabifurize gukomera, by'umwihariko tunakomeza abanyarwanda bose muri rusange muri ibi bihe. Murakoze cyane. Nanjye nagira ngo nihaganishe abo bose bagize ibyago, bahuririye n'ishyano ryo muri 1994, jenoside yakorewe Abatutsi yahekuye bagenda ari kiremwa muntu bazira uko bavutse. So nabihanganishaga babwira nti mukomere, dukomeze twibuke, ariko tuniyubaka. Aha rero duhuriye ni ku rwibutso, hari abajene ba Kigali Protocol, unahaye ikiganiro. Uba wakiriye ute kubona abajene nk'aba bagira umutima wo kuza gusangira aya mateka, kwibuka kagakomeye abanyarwanda bahuye nako, bagamije kubaka igihugu? Icyambere nakubwira nuko ndi inshuti y'abajene, hanyuma nta kintu kiza nko kubona abajene batekereza bati Tonton Masi naze aduhe ikiganiro cyane mu bijyanye no muri ibi bihe twibuka abacu. Nabyakiriye neza, nabyakiriye nk'intumwa, nk'umuhanzi, cyane cyane nshaka kugira ngo nshimangire ubutumwa bw'uko uru Rwanda urubyiruko rwagize uruhare kugira ngo ruhekure muri 1994. Noneho uru Rwanda rwiza rutemba amata n'ubuki, urubyiruko rugomba kugira uruhare rwo kurwubaka. Rwanda hari ababaririye amajoro, hari abakoze uko bashoboye kose bahagarika jenoside, arizo ngabo z'igihugu tugomba gushimira, zari zirongowe imbere n'umugaba w'ingabo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Dushimira cyane. Abarokotse, abasigaye bagomba kubaho ku bwabo no ku bwaba ababo bagiye, kuri bo no kubagiye. N'ibihe bitoroshye, iyo ubisobanurira umwana w'umujene, rimwe na rimwe hari n'igihe atanabyumva neza, ariko iyo yari ijwi ry'umuhanzi akanajya inyuma, ko bamwe twagiye tuganira iruhande bambwira ati uyu munsi ndaza gufungura YouTube yawe ndebe zira ndirimbo zose waririmbye zo muri ibi bihe, ukuntu watubwiye ibyo watwigishije mu minota mikeya,
byankoza ahantu. Ibyo rero ni ubutumwa tugomba gukora turwana nuko iki gihugu cyaba paradizo, iki gihugu cyatembyemo amaraso menshi cyane kandi urubyiruko rwabigizemo uruhare. Ntirugomba rero kwemera biriya bintu. Icya nyuma nasorejeho ni abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, bashaka kugira inyito bayita, bashaka kuyiryoshya, bashaka kuyivuga ukundi, ndetse banashaka bari mu ntambara kugira ngo yibagirane, kubabwira ngo ntibishoboka, ntabwo ushobora kwibagirana, kuko kwibagirwa amateka ni ikintu kidashoboka. Ibyabaye mu Rwanda ni ibintu bidashobora kwibagirana ku isi, usibye no mu Rwanda noneho. Ibyo rero bagomba kurwana iyo ntambara. Niba abantu bandika bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, nabo babasubiza bababwira bati nimurekeraho, dore amateka uko ameze, dore uko ibintu bimeze, kandi turabamenyesha yuko bidashoboka yuko twakwibagirwa amateka yacu. Urabizi nawe ntabwo ushobora kubaka igihugu ujya kucyubaka neza, ucyubaka mu buryo bw'uko ufite amateka mazima, andi yabaye mabi, noneho ugahitamo ameza. Urubyiruko rero rufite amahitamo meza, ruri mu buryohe, ruri mu gihugu cyiza, rugomba rero gukora ibishoboka byose kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi, jenoside ndetse no ku isi yose itazosubira kugaruka ukundi. Rya jwi ry'umuhanzi wavugaga ko n'ubundi ryitabajwe cyane cyane no gusakaza amacakubiri byanaviremo nyine amahano ya jenoside. Muri rusange ubu ngubu ijwi ry'umuhanzi rihagaze rite noneho mu kubaka igihugu? Ijwi ry'umuhanzi rihagaze neza cyane muri iyi minsi. Muri minsi twibuka, muragenda mwumva indirimbo z'abenshi bitanze, bakanavuga ku bijyanye no kwibuka abacu bazize uko bavutse. Ahanini rero iyo urebye ijwi rirahari, ariko nshimangira akantu kamwe kagomba kuba très important. Ibintu by'abahanzi bamenyereye gutwika mu birori byiza, ni byiza batwike, biryoshye, ibitaramo birashyuha, ariko muri ibi bihe bagomba kwicisha bugufi, bagahumuriza u Rwanda. Bafite ijwi rigera kure, ntibakubone gusa mu bitaramo ari uko watwitse wabaye igitangaza, ngo noneho bakubure muri ibi bihe. Ni ukuvuga ko mu gihugu, n'iki gihugu cyose cyunamiye ababyo, wowe uri hehe? Ugomba kugaragara. Nuko nanone hariho abantu babaye babi, barimo babikindi, barimo n'abandi bagatwika iki gihugu. Iyo utangiye guceceka, utangiye kutagaragara uhumuriza bagenzi bawe, udasa n'imitima y'abacu bazize uko bavutse, umuntu ashobora gutekereza uwo muntu ari hehe. Tuzajya tumutegereza gusa mu bihe bindi biryoshye kugira ngo atwike, hame igihugu noneho nikijya mu kunamira abacyo bakubure. So bagomba rero kwikosora, bagaragare, baboneke, bahimbe indirimbo zisa n'imitima. Icyo cyari kimwe, kuko ni kimwe mu bintu bishobora koroha cyane ko uwo muntu yakururika nejo bundi ukamubona yabaye bikindi. So ntabwo tukeneye babikindi, usibye ntaho baca, kuko iki gihugu turakirinze, ntiturangaye, turi maso, ariko bagomba kwikubita agashyi. Barizi, abo mbwira barizi, kandi bagomba barahari. Babura muri ibi bihe, bakaboneka gusa mu bihe byo gutwika. Ibyo rero nabyo ni message numvaga nshaka kubabwira. Nyamuneka nibagaruke, ijwi ryabo rirakenewe, barakunzwe n'abantu, reba abantu bakunzwe na public n'urubyiruko runini. Bagomba rero kwikubita agashyi, bakareba ukuntu nabo bagira ibishoboka byose, kuko ijwi ry'umuhanzi burya rigera kure cyane. Icyo ni ikintu numvaga noneho ahanini, noneho ukarwana nuko no kumvisha urubyiruko yuko bagomba kugendera ibintu byiza, bagomba
kugendera kure ibintu bijyanye n'amacakubiri, bagomba kwiyumvamo ubunyarwanda bakabuganira aho bari bakumva ko ari abanyarwanda bafite umutima, bakamenya ko igihugu cyababaye cyabuze abacyo, amaraso menshi yamenetse, bakagitabara bakagikorera ku buryo nabo bose bifuza ko twasubira muri bya bihe, bakabakumira bakababwira bati ntibishoboka, ahubwo murimo murakinisha ibintu bishobora gutuma byabamera nabi. Uko ubutse muri Amerika ntabwo wenda tuzi niba hari ibiganiro wagiranye n'abandi bahanzi bagenzi bawe ku bijyanye n'uruhare rwabo muri ibi bihe tunarimo. Mbutse muri Amerika niyo nkiza, ngira ngo ntabwo nashoboye kubona, ariko nari nzi ko nje narwanaga nuko naza muri ibi bihe byo kwibuka abacu, kugira ngo nshobore kugira za intervention nk'umuhanzi uririmba indirimbo zo kwibuka, ariko cyane cyane ndwana kuri insanganyamatsiko ivuga ngo mwibuke muniyubaka. Mu bahanzi bo muri Amerika ngira ngo iyi message zanyu uko tuganiriye biraza kubageraho, kandi nabo babyumve, sabo muri Amerika gusa n'abahandi bose babyumve yuko muri ibi bihe bagomba kujyana n'abandi, bagomba guhumuriza, bagomba gusana imitima ya benshi. Bariya bari hanze ko nabo bagira umusanzu ukomeye cyane, kuko ari naho hanini cyane haturuka ipfobya n'ingengabitekerezo. Bakwiye gushyiramo imbaraga zimeze gute mu guhangana n'ibintu nk'ibyo no kumvisha abanyamahanga? Urakoze cyane. Hari n'ikindi kintu ugomba kumenya, hari abantu babibaza ko bakunda kuvuga ngo umuhanzi ngo agomba kuba netre, nta shyuha nta konja nta kazuyazi. No, nta muhanzi uba kazuyazi. Umuhanzi agomba kumva ko uko umunyapolitike ya contributing mu gufasha no gusana imitima, uko umucuruzi, uko umunyamakuru mu bigenza, ahubwo umuhanzi bagomba no kurenza ko ijwi rye rigera kure kandi afite abafana benshi bamukurikira. Abo bo hanze rero bafite uruhare rukomeye cyane, bagira icyo bakora, bagira icyo bavuga kugira ngo basana imitima, bahumurize abandi. Cyane cyane ndavuga kuri abo bahanzi uvuga, guceceka ntabwo ariyo solution. Murakoze cyane. Murakoze.